Alan na Joyce ni couple nshyashya rwose, bari mu kwezi kwabo kwa buki, nibwo bakimara gukora ubukwe. Alan rero afotora Joyce maze akamwereka amafoto meza rwose atagira uko asa, akamubwira ati aya mafoto nkurikije ukuntu asa ngiye guhita nyapostinga kuri IG yanjye, maze rwose abantu bose barebe ubwiza ufite. Joyce ati hoya winkora ibyo bintu ni ukuri ntabwo ngiye mbikunda, uzi ukuntu hari igihe upositinga amafoto maze abantu bagahita bayareba bagatangira gushyiraho komenti mbi, ntabwo rero ibyo bintu mbishaka, urabona rwose turi kwiryohereza, nibereye mu kwezi kwanjye kwa buki maze bajye gutangira kumbwira ya magambo mabi bajya bavuga muri komenti, ni ukuri rwose ntabwo mbishaka, mbabarira we kuyashyiraho. Alan nawe ati ndayashyiraho rero byanze bikunze, ubwo nyine izo comment urazihanganira, ariko kandi nta n'uwakuvuga nabi, none se nawe reba ukuntu uri mwiza, ubundi si uko ko utabeshye bakuvuga iki? Joyce ati have icecekere, ntabwo bashobora kubura ikintu bakuvuga, atuzi yuko noneho niyo waba uri mwiza cyane nabyo bishobora kuba ikibazo. Alan ati rero rwose aho kureka mpite nyashyiraho, ati aho kureka ngire vuba. Joyce rero ahita ashaka kumwambura telefone maze Alan akava ku buriri akiruka, Joyce akamwiruka inyuma abagenda amutera imisego. Alan ati ariko ubundi ubwo koko ni comment ziri kubuza gutuma postinga aya mafoto cyangwa hari ikindi kibazo? None se njye nawe ntitwakoze ubukwe, ntidukundana, hari undi muntu udashaka ko yabona? Joyce ati hoya ni ukuri nta wundi muntu n'umwe, gusa nyine sinshaka kuyapostinga. Alan ati nanjye ndayapostinga. Joyce ati ariko ni uburenganzira bwanjye kutampostingira amafoto. Ku rundi ruhande rero umushuti wa Fabrice aramuhamagara ati Fab ngwino banguka, telefone yawe iri gusona, sinzi umuntu uri kuguhamagara. Fabrice rero ahita aza yihuta azanye n'amasahani abiri y'ibiryo aba yari gutegura nyine ibyo kurya, ahita abitereka ku meza maze agafata telefone. Umushuti we ati iyo telefone yahereye karisona, ni uko ahubwo ntari nayumvise ariko ndumva maze umwanya n'ubundi nyumva. Fabrice arareba maze agahita avuga ati uyu nawe atarandambiye rwose, ati uyu nguyu we mwihorere. Umushuti we ati ninde se, ninde waguhamagaraga? Fabrice ati uzi yuko ari Adeline. Umushuti we ati none se kubera icyo utitabye Adeline koko, kubera icyo utamuvugisha, ntushobora gusanga yagushakaga cyane? Fabrice ati ni akazi ke, aterega njyewe uyu nguyu naramuretse, ntabwo rwose nkimukunda, ntabwo tugikundana. Umushuti we ati none se mwabyagenze biti, hari ikintu se cyabashwanishije? Fabrice ati oya ntacyo, ariko nanone uyu mukobwa ntabwo ankwiye, kumva uyu mukobwa nta mafaranga afite ahagije, ubwo rero sinzi ikintu naba nkimarana nawe, ni uw'amagambo gusa kandi nakubeshye si ibyo nkeneye. Ubu ngewe nkeneye umukobwa ufite amafaranga ahagije, mbese ukora ibikorwa biruta amagambo. Nkeneye umukobwa nyine umbeshaho, kuko urabona nta kazi mfite kandi nkeneye kubaho neza. Umushuti ati none se ko numva uvuga ngo ntabwo ushaka amagambo, wowe uri kuvuga uca amarenga, ntabwo se uvuga amagambo? Undi ati ibyo nta kazi kanjye yewe, ariko ntabwo ari ibyo nkeneye ku mukobwa, ndashaka umukobwa ufite amafaranga, wa mukobwa ufite amafaranga menshi ahagije ku buryo yabasha kumbeshaho. Naho rero Adeline ntabwo rwose namwemerera kubana nawe ubuzima bwanyinshigaje ku isi kandi adafite amafaranga yadutunga. Ubwo rwose ninkomeza kumwihorera ndabizi azagera aho ngaho acika intege maze abivemo. Ntibitinda rero Adeline uba wakomeje guhamagara maze akabona Fabrice ntamwitaba, ahita afata icyemezo cyo kuza kumureba. Araza rero yakomanga maze Fabrice agahita abitekereza, ahita abwira umushuti we ati umva umubwire rero ko ntahari, genda rwose umufungure ariko umuhakanire umubwire ngo simpari. Fabrice ahita yigira mu cyumba maze umushuti we akagenda agafungura asanga ari Adeline maze bagasuhuzanya. Adeline ati none se Fabrice arahari? Umushuti wa Fabrice ati hoya ntawe uhari rwose, yagiye mu gitondo cya kare. Adeline ati none se utambeshya ameze neza? Ati ni ukuri maze iminsi muhamagara ntiyitabe, rwose ntabwo nzi ikibazo afite, ari aho ameze neza? Umushuti wa Fabrice ati yego rwose ameze neza nta kibazo afite, ahubwo sinzi ukuntu biba byagenze, niba telefone ye idasona ntabwo nanjye mbizi, ariko rwose ameze neza kandi cyane.
Adeline ati none se naguma hano basi nkamutegereza nkaza kureba uko ameze? Umushuti wa Fabrice ati hoya ntabwo wamutegereza, wagenda ahubwo ukazagaruka kuko nanjye ngiye kujya ku kazi, urumva rero ntabwo waguma hano wenyine, ubwo byagusaba ko uzagaruka nk'ejo. Adeline ati nta kibazo, noneho reka nigendere, n'ubundi nanjye nari mfite akazi, ubwo nyine nari kuba ngasibye, gusa nanone naza kuza umugore rwose agerageza ampamagare kandi umubwire ko nkeneye kumenya niba ameze neza nta kibazo, ariko nanone nyine hari ibintu nari nabaguriye nari mbazaniye, ubwo byakire nyine ubibike. Uyu mushuti wa Fabrice rero ahita afata ibintu uyu mukobwa aba yabazaniye maze agahita amusezera. Amara gusohoka maze uyu mushuti wa Fabrice akareba muri iki gikapu uyu mukobwa abazanye, maze agahita avuga ati ariko uyu mukobwa arahaha kuko turabona ukuntu aba atuzanira ibintu byose. Fabrice rero yumva ko Adeline atashye agahita aza muri salo, maze uyu mushuti wa Fabrice agahita amubwira atumva ati urabona ukuntu uyu mukobwa ari siriyasi, reba nawe ibintu byose yaduhahiye, ni ukuri ntako ataba yagize, akwitaho bishoboka byose, none nawe urahora mwisha wanze no kumusuhuza. Fabrice ati mwihorere nyine, mwihorere akomeze duhahire, narambirwa azarekera agende, njye rwose sinkimukunda, numva ntanagikeneye kubonana nawe. Ku rundi ruhande ariko Alan aba ari kubaza Joyce ati ariko uribuka yuko konje yawe yarangiye ejo nta kazi, uriteguye se? Uriyumva ute? Urumva nta kibazo witeguye? Joyce ati nditeguye rwose nta kibazo, ati reba akazi kanjye ndagakunda cyane, nditeguye rwose ejo nzakajyaho. Adeline rero akomeza guhamagara Fabrice ariko ntamwitabe. Buracya mu gitondo maze akongera agahamagara Fabrice, aramutabara akamubwira ati ubu rero rwose tuvugana ntabwo mpari, ndi kujya ku kibuga cy'indege, ngiye kujya hanze, nzamarayo amezi 2, umbabarire kuba naratinze kubikubwira, rwose unyihanganire, ubwo tuzabonana ngarutse. Gusa nyine Adeline aba yamuhamagaye ari hafi aho ngaho. Fabrice rero amara kuva kuri telefone maze akumva umuntu arakomanze, aragenda agafungura, agahita atungurwa no gusanga ari Adeline wakomangaga. Fabrice ahita arakara ati ariko ubundi wowe ufite ikihe kibazo, gute uza mu rugo rw'abantu utunguranye utavuze ko uje? Adeline ati ariko se sheri, ntabwo ariwe wambwiye yuko wagiye ugiye kugera ku kibuga cy'indege? Fabrice ati nakubwiye ko nzajyayo ejo, ntabwo nakubwiye yuko ngiye kano kanya. Ati ubwo wumvise nabi. Adeline turamenye, utazangira injiji, ntabwo mbikunda, ntukangire umuntu udatekereza, ibyo numvise ndabizi, numvise ko wambwiye ko ugiye kugera ku kibuga cy'indege kandi uzagaruka nyuma y'ukwezi kumwe cyangwa 2. Ati ubwo se uragira ngo ibyo wavuze sibyo numvise? Numvise neza cyane. Ati ahubwo se kubera iki utagishaka rwose kunyikoza, ndaguhamagara ukanyihorera, ntabwo nkwandikira message ngo uzisubize, ubundi bimeze gute hagati yanjye nawe, harimo ikihe kibazo? Fabrice rero ahita abwira Adeline ati urumva nyine rwose ntanakubeshye ntiriwe nca kure, njyewe nifitiye ibibazo, mfite ideni ry'ibihumbi 250, kubera rero iryo deni ntabwo ngisohoka mu rugo, wumva mfite ubwoba ko nahura n'umuntu mbere y'umwenda, ntakubeshye yanyica turamutse duhuye. Rero rwose ndahangayitse, kandi urabizi neza ko iyo umugabo afite ideni ntabwo rwose aba afite umutima mwiza habe na gahoro. Nuko rero nanjye ubu ngubu rwose meze. Adeline ahita amubwira ati noneho reka ngufashe kubera ko njyewe nahembwe mu cyumweru cyashize, ubwo rero reka basi nguheho ibihumbi 100. Fabrice ati ibihumbi 100 rwose nta kintu byamarira, ahubwo ayo wahembwe yose yampe. Adeline ati urumva se byashoboka? Ati nyine mpembwa ibihumbi nanjye 250, urumva se nyaguhaye yose njye nabahonte? Maze Fabrice ati niyo rero angana n'ideni ryanjye, naho ubundi ibihumbi 100 byo rwose nta kintu byamarira. Ahita akomeza akirakaza, maze Adeline akamubwira ati basi reka nguhe ibihumbi 200. Ati
ati nsigarane ayo 50. Fabrice ati ngaho nta kibazo bimpe usigare nawe ayo 50 uyakoresha. Fabrice rero ahita abwira Adeline ati ubu noneho ndishimye ati kubera ko ngiye kubasha kwishyura ideni ry'abandi, noneho rwose ubu ndanezerewe. Ahita amuhobera rero maze bakicara mu ntebe noneho bakaganira bishimye, wagira ngo rwose Fabrice aramwishimiye cyane. Umunsi wakurikiye rero Fabrice ndetse na mushuti we baba bari mu modoka bari kuva ahantu bari bagiye, maze umushuti wa Fabrice akamubwira ati rwose ndakwinginze rekera aho ngaho gusaba amafaranga Adeline, uriya mukobwa aragukunda cyane kandi by'ukuri ni ukuri mureke rwose, reka gukomeza kumutwarira amafaranga. Fabrice ati none se ko nta kazi ngira nzabaho nte, ngomba gukomeza kuyamwaka rwose, byo ntabwo nabihagarika, naho ibyo kuba nkunda ubwo nyine arankunda ariko njyewe ntabwo mukunda habe na buhoro. Umushuti we leta amubwira atuvuze iby'umuntu ukunda utamukunda, maze mpita nibuka ati wa mukobwa dukorana nakubwiye nkunda cyane, ati Fabrice ati wa wundi se uherutse gukora ubukwe, ubwo nyine baba bavuga Joyce abakorana n'uyu mushuti wa Fabrice. Umushuti wa Fabrice ati yego, ati wa wundi nakubwiye nyine uherutse gukora ubukwe, ati yagarutse ku kazi, ati ariko mbega ukuntu yabaye mwiza, ati ni mwiza cyane, ati noneho yabaye mwiza yikuba nk'inshuro nk'eshatu, ati naramubonye numva noneho neza neza umutima urenda kugwa mu nda. Fabrice ati none se n'ubu ngubu uracyamukunda? Umushuti we ati ndamukunda ahubwo cyane, ariko nanjye numva nyine narasaze, none se ko yamaze gukora ubukwe ubundi ubwo ndumva tuzongera guhurira hehe? Fabrice ati humura wihangayika rwose, ahubwo shyiramo wowe buretse gatoya bucishijemo igihe utamutereta, uzaba ureba uzabona umwanya mwiza wo kumutereta. Ati wowe tegereza nyuma y'igihe runaka umugabo we azatangira yigire nabi, atangire kumufata nabi, arekere aho kumubwira neza no kumutera imitoma, bityo rero uriya mukobwa azumva rwose atacyitaweho, ubwo izaba ari inzira nziza yo kugira ngo noneho wowe muterete umuhe izo keya zose yaburaga. Ati abagabo bose byanze bikunze iyo bamaze gukora ubukwe ntabwo bongera kwita ku bagore babo uko byari bimeze. Ati rero iyo umugore abonye atangiye kujya abura keya nk'uko yazibonaga, biba byoroshye rwose kuba undi muntu yaturuka ku ruhande akamutereta. Ati wowe rero tegereza icyo gihe. Umushuti wa Fabrice rero amubwira ati ariko uzi ko iyo nama ariyo, ati none se ni ukuvuga ko abagore bose bibabaho? Fabrice ati ndakubwiza kuri 90%, ni uko rwose bigenda, wowe gusa tegereza uraje uzaba ureba. Umushuti we amubwira ati reka mbitegereze, ati kubera ko rwose uriya mukobwa ndamukunda ku buryo niyo byaba gutegereza ubuzima bwose ntamutegereza. Baba bakivuga ibyo rero, maze uyu mushuti wa Fabrice agahita amubaza ati none se ubundi mu rugo hari ibyo kurya cyangwa duce kuri supermarket tubigure? Fabrice ati birahari. Ati wa mukobwa se wigize umuhashyi w'urugo ntiyabizanye? Ati yabizanye rwose birahari nta kibazo. Umunsi wakurikiye rero aba ari mu masaha y'ijoro, Arani ava ku kazi agahita asanga Joyce yicaye muri salo, ahita ahaguruka rero maze agahobera Arani ati chérie, ati uswa nari ngukumbuye, ati gusa Imana ishimwe noneho utashye kare, uyu munsi se ntabwo hari ambutayaje nk'ibisanzwe? Arani ati hoya, uyu munsi rwose byari bitangaje, nta ambutayaje na nkeya yari ihari. Joyce rero ahita areba ku ntoki za Arani uri kwinanura anananiwe cyane, maze Joyce ati none se mukundwa ko utambaye impeta byagenze biti, impeta yawe iri he? Arani ati ati ndayifite mu mufuka, turumva ati impeta irambya ku rutoki bikabije, ati niba ari uko umubiri wanjye utarayimenyera, ati irambya rero maze nkayikuramo nkayishyira mu mufuka, ati gusa ndakeka nihamara iminsi urutoki ruzaba rwaramenyereye. Joyce ahita amubwira ati cyangwa uba wayikuyemo kugira ngo uyishyire mu mufuka, maze ba bakobwa mukorana muri biro bagire ngo ntabwo urakora ubukwe, bagire ngo uracyari umusore. Bose baba babivuga baseka, maze Arani agaseka ati none se
ati urafushye, ati byatuma ufuha. Joyce ati gufuha gusa se, ati si uburenganzira bwanjye se, baba bari kubiseka nyine, maze Joyce agahita abwira Alan ati reka njye gutegura rero iby'umugoroba njye kubisoza n'ubundi nari ndi kubitegura. Alan nawe ati reka nanjye ubwo njye gukaraba, ibyo ari byo byose turabisoreza rimwe. Ku rundi ruhande rero Fabrice we bari kwitonganya ati ariko uzi ko uriya mukobwa rwose nawe amaze kumenyera bikabije, ati rero njyewe nicyo nangira kumwimenyereza, ati reba nk'ubu twari tuvugana ijoro ryose duhamagarana, ati none burakeye n'ubundi aracyanyandikira mesaje kuri WhatsApp, kandi ni bya biganiro nyine bya bintu twavugaga kuri telefone nibyo ari gusubiramo abyandika muri mesaje, ubwo si ibyo bintu nabivamo. Mushuti wanjye ati nyine ni ukubera ko agukunda, ati ubundi baravuga ngo aho umutima ngo aho ubutunzi bw'umukobwa buri ni naho umutima we uba uri. Maze Fabrice ati njyewe ariko ntabwo ndi ubutunzi bwe. Uyu mushuti we ati nyamara rero niko bimeze, uriya mukobwa aragukunda cyane ku buryo rwose akubonamo byose afite. Ubwo rero ni nako Adeline aba akomeza guhamagara, maze mushuti wa Fabrice ati itaba ni ukuri, mbabara rwose witabe Adeline. Ati reka n'ubundi nta kintu kizima ari bumbwire, uzi ibintu ngubu bashaka kumbwira ni ukumbaza ngo ijoro ryawe ryagenze gute, ngo wafashe ibya mu gitondo se, ngo wambaye ute, ngo warose iki. Ati gusa nk'ibyo bintu koko urumva nkeneye kubyumva, ibyo bintu ni ubugoryi, ntabwo rwose mba nshaka ko ari byo ambwira. Maze mushuti we ati nyamara ni ukubera urukundo, uriya mukobwa aragukunda cyane kandi wakabaye umuha umwanya. Fabrice ati mbabarira rwose nta mwanya mfite. Telefone rero irakomeza igasona, maze mushuti we ati mbabarira rwose witabe, kubera ko ushobora gusanga hari ikintu kizima ashaka kukubwira. Mushuti wa Fabrice rero akomeza kumuhatira kwitaba telefone, maze Fabrice agahita yitaba. Adeline ahita amubwira ati igitondo cyiza mukunzi, ati ijoro ryawe ryagenze gute se? Fabrice ati ryagenze neza. Ati none se wafashe ibya mu gitondo? Fabrice ati hoya. Adeline ati none se wambaye iki? Fabrice ati nta kintu nambaye, nambaye ubusa. Adeline ati none se uri mu cyumba? Fabrice ati hoya ndi hanze. Adeline ati uri hanze kandi wambaye ubusa? Fabrice rero abatangiye kubirambirwa, ubwo ari nako mushuti we aba yasetse yatembye, kubera ko ibyo bari bamubwiye nibyo koko baba bari kumubaza, aba yasetse yenda gupfa. Maze Fabrice agahita amubwira ati ariko se ubundi wowe ntabwo wagombaga kuba uri ku kazi? Adeline ati n'ubundi ndahari. Fabrice ati maze ukaba uri ku kazi ukabona umwanya wo kumbaza ibyo byose? Adeline ati none se mfite uburenganzira bwo kubaza sheri wanjye uko yaramutse? Fabrice ati ubwo noneho mu kanya uranambaza niba niborosheje cyangwa niba nagiye no kuri toilette? Fabrice rero ubwo amaze no kubirambirwa ahita akupa telefone, maze akabwira mushuti we ati sinakubwiye ni ubu gusa nyine abagira ngo ambaze. Mushuti we ariko umukobwa ari mu rukundo, ni ukuri uyu mukobwa rwose aragukunda cyane, impamvu wowe wumva ari ubusa ari kukubaza ni uko agukunda utamukunda, niyo mpamvu utumva ko ibintu akubaza ari ibya nyabyo. Ariko ni ukuri umuntu ukubaza ngo wariye, mbese urumva ari bibi? Umuntu ukubaza ngo ijoro ryawe ryagenze gute ntabwo ari ikibazo kibi, ahubwo impamvu wowe wumva ko nyine ari ibintu by'ubusa ni uko nyine urukundo nta rukundo wowe umufitiye. Nyuma y'iminsi mike rero uyu mushuti wa Fabrice aba ari ku kazi, maze akajya gusuhuza Joyce. Aragenda akamusuhuza, maze akaguma ahagaze akamubaza ati none se Joyce nicare cyangwa ntabwo ukivugana n'abantu mudafite sitati zimwe, abantu batari mariye nta kintu mukivugana? Joyce ati ariko kubyukanya amatiku ubwo bimeze bite? Ati cara nta kibazo, iyo ntebe igenewe buri wese. Uyu musore ahita abwira Joyce ati ariko ni ukuri, ati birakabije, ati uzi ko ati nsigaye mbona ugendana n'abantu bari mariye gusa, ati naho abaseribateri ntabwo rwose ukibikoza. Joyce ati rero ubwo simba nabitekerejeho, nta nubwo mbikora mbishaka, ati ahubwo ni kwa kundi hari abantu nyine muba mufite sitati zimwe ukumva hari ibintu uri bubaganirize bakabyumva kurusha abandi, ariko ubundi rwose nta rindi vangura ririmo aho ngaho.
ati mwese mbafata kimwe kandi twese dukora ahantu hamwe muri inshuti zanjye kimwe, ati rwose nta kibazo jya wisanzura. Uyu musore rero ahita abwira Joyce ati ariko urabizi ko wabaye mwiza? Joyce ati cyane rwose abantu bose barabimbwira ngo nabaye mwiza. Uyu mushuti we rero ahita amubwira ati rero nari nje kugusuhuza, ubwo nje rwose kumenya amakuru yawe, reka njye mu kazi ubwo turi kumwe. Joyce ati umunsi mwiza. Joyce rero agera mu rugo maze mubyara we agahita amuhamagara, aramwitaba maze akamubwira ati umva rero nkubwire Joyce, mfite ikibazo gikomeye, natandukanye n'umugabo kandi simfite ahantu ho kuba, nagira ngo rero rwose uncumbikire iminsi mikeya mbe nshaka aho kuba nitonze. Joyce ahita amubwira ati nyine ndabizi ko mwari muri mu bintu by'ibibazo byo gutandukana, ati none byararangiye se mwaratandukanye burundu? Uyu mubyara wa Joyce ati cyane rwose. Joyce ati rero ihangane ubwo ndaza kugusubiza nyuma gatoya. Mubyara we ati ariko se kubera iki gusa utari kunsubiza? Urabizi neza ko nta wundi muntu mfite muri uwo mujyi, ntabwo rero wakabaye utinda kumbwira niba uzanyemerera kuza cyangwa utazabyemera. Joyce ati hoya, ntabwo ari ikibazo cyo kukwemerera no kutakwemerera, ahubwo ngomba kubanza kuvugana n'umugabo wanjye, urabizi ko ntafata icyemezo njyenyine ntamugishije inama. Uyu mubyara we ahita amubwira ati okay, ati nta kibazo, gusa nyine agitaha ntubyibagirwe uhite umubaza maze umbwire kuko nta handi hantu ho kuba mfite. Joyce ati cyane ntuhangayike rwose. Ku rundi ruhande rero Fabrice arataha maze agasanga umushyitsi we aryamye mu ntebe afite telefone ari kureba ifoto yayitegereje. Fabrice rero amuturuka inyuma maze agahita amwambura telefone agahita areba iyo foto, ahita abwira umushyitsi we ati umva uyu mukobwa ni mwiza, ndashaka ko rwose uzaduhuza. Uyu mukobwa se ubundi ni uwa hehe? Umushuti we ati icecekere, ati uyu nguyu nyine ni Joyce wa wundi nakubwiraga wakoze ubukwe. Fabrice ati cyakoze ni ukuri ni mwiza cyane, ariko mva rero nkubwire nkugire inama ya kigabo, reka gukomeza gukunda uyu mukobwa kuko yakoze ubukwe, ahubwo wowe shaka uburyo mwazaryamana rimwe cyangwa kabiri uzahita umwibagirwa, ntabwo ari ibintu bigoye, wowe bishyiremo agatege ubigenze utyo. Umushuti wa Fabrice ati icecekere, uzi ko wagira ngo uyu mukobwa yarandose neza neza, yantwaye umutima ahantu hose nibo mba ntekereza, iyo ndi ku kazi agahita umutima uhita umvamo, iyo ndi mu rugo niwe mba nibazaho, mba ntekereza ibyo ari gukora ibyo arimo abo ko bari kumwe. Ati mbese ntakubeshye rwose uyu mukobwa sinzi ikintu yankoreye cyatumye mukunda bingana bityo. Fabrice ati kora ibyo nkubwiye wowe uzahita ubona ko bihita birangira, ikuremo kumukunda, reka kumukunda kuko ibyo byo rwose waba uri mu makosa, ahubwo wowe shaka uburyo nyine ubikora nk'uko nkubwiye. Ku rundi ruhande rero Arani ahamagara Joyce akamubwira ati sheri tumeze neza? Joyce ati yego meze neza ndi gutegura iby'umugoroba. Arani ati ndataha ntinze rero rwose ntiwirirwe wigora untekera, ati ubu ngubu dufite inama turaza gutaha rwose dutinze cyane. Joyce ahita amubwira ati okay, ati niba rero utari bufate iby'umugoroba reka rwose ubwo mpita mbyihorera gutegura. Ahita atangira akazimya gaze ndetse akamena n'amazi yose aba yatangiye gutegura ariko ari kuri telefone. Arani ati nari nzi ko uyu munsi ari special kuri njyewe nawe kubera ko ni anniversaire yawe, none dore barankerereje rwose batumye ndi butahe ntinze, gusa nta yandi mahitamo mfite. Joyce ati ihangane nta kibazo. Arani ati ndagukunda cyane. Joyce ati nanjye nuko ndagukunda. Ati ubwo naho mu kanya. Kwa Fabrice rero ho Fabrice aba yicaye muri salo maze akumva umuntu ari gukomanga, ajya gufungura maze n'ubundi agasanga na Adeline. Kuri iyi nshuro ariko noneho Adeline aba ari n'ibikapu. Fabrice ni umujinya mwinshi ati ariko se ubundi wowe nzakubwire ngezeye gute wifata ukaza mu rugo rw'abantu utavuze, nzakomeze mbigusubiremo kugeza ryari? Adeline ati ariko se sheri ubugira ngo mbigenze nte koko, naguhamagaye inshuro nyinshi ariko wanga kunyitaba, ni nk'ibisanzwe nyine, ubwo rero nafashe icyemezo cyo kuza. Fabrice ati ubundi se ko ndeba wikoreye imizigo noneho uragarukira hehe?
Adeline ati nyine urumva nashwanye n'umukobwa twabanaga, ahita rero ambwira ngo ningende nimve nyine muri iyo nzu twafatanyaga gukodesha, ati rero ubu niko kuza, ati nari nzanye ibintu bimwe nari ngiye kujya gusubira kuzana ibindi. Fabrice ati ariko nizere ko uri kwikinira, ati yose ni imikino, ati none se nkwibarize wibagiwe ko nanjye mfite umusore tubana? Adeline ati ndabizi nyine ko mufite, ariko buri wese afite shambure ye, ndakeka rero mushiki wawe rwose nta kibazo yagira ndamutse ndi kumwe nawe mu cyumba. Fabrice ati hoya ntabwo rwose yabyemera, ntiyakwemera ko uguma hano, ahubwo gutekereza ahandi hantu ugiye kujya. Baba bakivuga ibi rero uyu mushuti wa Fabrice akaba arasohotse mu cyumba, Adeline ahita amubwira atumva, ati ngize imana uraje, ati umeze neza se? Undi ati yego. Ati rero rwose nagize ikibazo cy'ahantu nabaga, nagize ikibazo cy'icumbi, none rwose nifuzaga yuko muncumbikira nkaba nagumana na Fabrice mu cyumba cye. Ati none se hari icyo bigutwaye? Uyu mushuti wa Fabrice aseka cyane ati hoya rwose nta kibazo na kimwe mfite, guma hano rwose nta kibazo. Adeline ahita amubwira ati urakoze cyane ni ukuri, atumbereye umucunguzi, nari mbuze aho ndi bujye. Gusa baba bari kuvuga ibi Fabrice ari kujya yereka amasiri uyu musore, ati ni nkaho yamubwiye ati ubwire ngo hoya, aba ari kumwicira amaso, ariko uyu musore ntamenye ibyo Fabrice aba ari kumubwira. Adeline rero ahita abwira Fabrice ati ntabwo se wamfasha tukajyana ibi bintu mu cyumba? Maze Fabrice akamwihorera. Adeline rero arabijyana akajya kubitereka mu cyumba, maze Fabrice agasigara asomera uyu musore, ati ariko ubundi wowe ugira ubwenge, ati urabona ibintu nkoze, ati none se wagombaga kubwira Adeline ngo nagume hano cyangwa ahubwo wagombaga kumuhakanira? Uyu musore ahita abaza Fabrice ati nari kumuhakanira se? Ati none se njyewe nari mbizi ko nzi ko ari sheri wawe? Ati rwose ntabwo nari mbizi ko nagombaga kumuhakanira. Ati ariko se ubundi Fabri kubera iki koko utabwiza ukuri uriya mukobwa ko ari umwana mwiza, wamubwiye ko rwose utakimukunda akabimenya? Ubwo ariko Adeline aba agiye gusohoka, maze akumva bano basore bari kumuganiraho, akumva bari kumuvuga, agahita aguma aho ngaho ku rugi akumviriza. Uyu musore arabwira Fabrice ati ni ukuri byane kumwica uhagaze, rwose genda umubwire ko utamukeneye mu buzima bwawe, amenye gutangira ubundi buzima bushyashya. Fabrice ati reka ntabwo nkimukeneye, ati none se wowe nta mafaranga akigira? Ntabwo rwose akibasha kumpa amafaranga yo kuntunga? Ubu se urabona ari iyihe mpamvu yatuma mugumana koko? Nkeneye ko agenda njye nta rukundo na ruke mufitiye, nkeneye ko agenda nkishakira undi mukobwa ufite amafaranga. Ariko rwose nta nubwo bigomba gutinda, ubu noneho urabona ko byakomeye, ubwo yanaje hano ndaje rwose mu kanya gato yajya kumubwira agende, mubwire ko ntakimukeneye, ibyanjye nawe byarangiye. Ibi byose rero Adeline aba ari kubyumva, maze akumva agiye kurira, aba yumva ababaye agenda akamwishe, amenya yuko za nshuro zose uyu musore yamusabaga amafaranga byabaga ari ukumukura amenyo. Ahita yifata ku munwa kugira ngo atarira, akikomeza, maze agahita agenda akicara ku buriri gatoya, ahita atekereza umwanya mutoya, maze agahita afata telefone agatangira guhamagara asakuza ati umva avoka, rwose ibi bintu ndabirambiwe, ni gute naba mfite imitungo ingana nk'iyo mfite ariko nkaba rwose mbaho mbungera nta burenganzira mfite ku mitungo yanjye? Ni ukuri rwose iyo ngingo mwashyizemo ndashaka ko ushaka kuyihindura, njyewe rwose mu cyumweru gitaha nzaza kukureba iyo ngingo yihindure, kuko iyo ngingo ni ubugoryi gusa. Ni gute nabaho ntya kandi mfite imitungo ihagije ngo ni ukubera iyo ngingo papa wanjye yashyize muri izo mpapuro z'imitungo? Oya rwose ugomba kureba uko ubigenza, winsaba kwihangana, ntabwo rwose bikinshobokeye kwihangana. Ubwo rero Fabrice yinjira nyine, Adeline ari kuvugira kuri telefone ati ngomba kubona imitungo yanjye byanze bikunze, kubera ko rwose ubu buzima ndaburambiwe, nk'ubu ndi kubaho ncumbitse, tekereza ibintu byose mfite ntabwo ari uku nakabaye mbayeho. Ahita rero ava kuri telefone, maze Fabrice ati none se, ati wavuganaga nande? Adeline ati hoya nta muntu twavuganaga. Fabrice ati nabyumvise neza, wari uri kuvuga ibintu byerekeranye n'imitungo.
Adeline ati nyine urumva ni imitungo nasigiwe n'ababyeyi banjye, ariko nanone mu mpapuro basize banditse ko kugira ngo mbone uburenganzira bwo kwegukana iyo mitungo ari uko ngomba kubanza kwimariya. Ati rero ndumva rwose iyo ngingo ni ubugoryi, nabasha kumenya icyo gukoresha imitungo yanjye nta mugabo uhari. Ati umugabo rwose ntabwo ari ngombwa cyane. Fabrice ati none se ubwo batekerezaga ko hari wazayipfusha ubusa? Ati simbizi nanjye impamvu bashyizemo iyo ngingo. Fabrice ati none se iyo mitungo uri kuvuga ni imitungo iri ahantu mu cyaro cy'iwanyu cyangwa? Adeline ati reka da, ntabwo iri mu cyaro cy'iwacu, iri mu mujyi rwose, uriya mujyi wundi duturanye, umujyi mukuru w'igihugu cyacu niho iyo mitungo iri. Ni imitungo ifite agaciro kanini cyane k'amafaranga menshi cyane. Ati noneho tekereza ko uretse nyine ayo mazu arimo hari ubutaka bwa hegitari 350. Ati noneho hariya mu mujyi uvuga ngo hegitari imwe iba iri muri miliyoni 30. Ati urumva ibyo bintu atari amafaranga ni menshi cyane ku buryo nahita rwose mba umukire ndamutse nyabonye, ariko nanone nyine iyo ngingo yo kubanza gukora ubukwe iri ku ngonga rwose. Fabrice ati mbega umutungo, ati ibyo bintu ni amafaranga kandi menshi cyane. Noneho Adeline ahita asara ati nyine ikibazo ni icyo ngicyo mfite. Ati tekereza kuba mfite ubwo butunzi bwose ariko nkaba nirirwa ncumbika mu nzu imwe nyivamo njya mu yindi, nkaba nkorera umushahara w'intica ntikize rwose utanampagije. Ati nkaba mbayeho mu bukene. Ati ni ukuvuga mbayeho nk'umuntu w'umukene wa nyuma muri kino gihugu cyacu, nyamara ibyo bintu byose ndabifite. Ati ubwo usumva koko aka ngaka atari akarengane. Fabrice we rero aba yatangiye kwisetsa ari kujya yishima mu bwanwa maze agaseka, aba yishimye cyane rwose, aba ari kubarira ayo mafaranga nk'aho ari aye cyangwa ari mu ikofi ye. Kwa Arani ho rero, Arani ataha ari mu masaha y'ijoro, saa sita rwose ziba zenda kugera, aba yanyweye ariko ziri kugenda zenda kumeneka. Ajya gusuhuza rero Joyce, maze Joyce ati ariko se sheri, ati wasinze koko? Ati gute se usinda mu mibyizi? Ati njye mba numva nkamwe rwose abantu b'abagabo bakuru bazi ubwenge, ntabwo wakabaye usinda mu mibyizi. Ati wakabaye unzwa muri wikendi maze ukabasha no kuruhuka, ariko se nawe utashye saa sita z'ijoro wasinze kandi urajya mu gitondo ujya ku kazi? Ubwo si ibyo bintu urumva koko bifite logike? Gusa uwo Arani baba babwira we avuga ijambo rimwe gusa maze akaba aguye ku buriri, aba yasinziriye kare cyane, acyambaye n'imyenda n'ikote yari yambaye aba akipfumbase, aba yaryamye kandi yitambitse ku buriri. Joyce rero arabireba maze noneho bikamurenga, agatangira rero gushaka kumuryamisha neza, aragerageza akamuryamisha, ariko aba yibaza ati uzi koko uyu mugabo noneho ko ndeba atangiye guhinduka kandi hakiri kare. Fabrice rero umunsi wakurikiye arazinduka mu gitondo maze akajya mu gikoni akajya gutekera omelette Adeline. Aba ari guteka anaririmba yashyashyanye rwose, yabuze umugati yawushyize ku ruhande, maze umucuti we akaba yinjiye mu gikoni ati wawu, ati none iki gitondo, ati tugiye kurya neza cyane, uri guteka ibya mu gitondo? Ati ndumva neza neza inzara itangiye kunyica. Maze Fabrice atumva rero kubwire rwose ayo merwe yasubize mu isaho, kubera yuko ntabwo ibi byo kurya ari ibyawe, ibi byo kurya ni ibya Adeline. Uyu musore ahita atangara ati hoya se ntumbwire ibyo bintu. Ati ijoro ryashize wari ugiye kumukatira none uri kumutekera ibyo kurya? Ati none se uragira ngo ubanze umutekere ibyo kurya byiza abanza arya amere neza maze umukatire ameze neza yishimye? Ati shati ntabwo uri umwana mwiza ni ukuri. Fabrice ahita amubwira ati umva rero nkubwire, ceceka ikibazo cyawe, hano nta muntu uri bukatire undi. Ati Adeline ni kimwe ni muwatsiye yanjye. Ati Adeline ni urubavu rwanjye, ntabwo rero rwose namukatira. Genda ahubwo ukomeza kunsakuriza mbanze mutekere ibyo kurya mushyire yirire.
Uyu musore rero ahita amubwira ati noneho rwose urancanze, nyobewe icyo gukora n'icyo kuvuga, ati gusa urantunguye. Ahita yisohokera rero buhoro buhoro ariko akiterurira umugati akawujyana ku meza kugira ngo nibura abe yirira kuko aba abona nareba nabi nabo batari buwumuhe. Kwa Alan ho rero abyuka yikanda umutwe, aba rwose yumva ananiwe umubiri wose. Joyce ahita amukorera icyayi maze akamubwira ati akira nywa kiraza kugufasha rwose kumera neza, ati ukuntu watashye iri joro byari bitangaje. Alan ati uzi yuko ntazi ukuntu natashye, ntabwo rwose nzi ukuntu nageze hano, gusa ni ukuri ntabwo nanigeze mpanga ko ndi bunywe inzoga nyinshi. Ni kwa kundi nyine uba uri mu kigare ntumenye uko byagenze. Joyce ati ndakwinginze ntuzongere kunywa inzoga zingana gutyo kandi ubizi neza ko uri butware imodoka, ati nakubonye nibaza ukuntu wagendaga mu muhanda biranyobera, ati gusa Imana ishimwe yakundindiye. Alan ati humura rwose ntabwo nzongera kuzinywa. Joyce rero ahita amubwira ati rero ati wa mukuzine wanjye ejo yarampamagaye arashaka kuza muri uyu mujyi, yifuzaga rero kuza kuba hano. Alan ati kubera iki se ari byo rwose wamuhitiyemo? Joyce ati ahubwo se gute ntabimuhitiramo? Alan ati urashaka kuzana abantu bo muri famiye yawe maze bajye bandeba buri kantu kose nkoze maze bongere bakwisubize? Joyce ahita aseka ati humura, ati ibyo rwose nta muntu wabikora. Alan ati oya rwose zari burage mukunzi, ahubwo niba rwose bitakubangamiye nta kibazo azaze. Joyce ati gusa nyine hari utudefo twuzajya wihanganira, ati ni umusazi cyane, ati ubwo rero ibyo bintu uzajya ubyihanganira. Alan ati erega nta kibazo, niba bitakubangamiye rwose nanjye ntabwo byambangamira, nta kibazo mfite habe na gitoya. Joyce ati ubwo rero urabyemeye? Alan ati cyane, ibintu wemeye nanjye mba nabyemeye. Joyce ati urakoze cyane mukunzi. Fabrice rero we amara guteka omelette maze akagenda agashyira mu mugati, agategura icyayi kimeze neza cyane akabishyira ku gapurato maze agashyira Adeline mu buriri, aragenda agahita amubyutsa ati sheri byuka ufatira mu gitondo. Ahita amwicara iruhande maze Adeline agatangira kurya, ari nako Fabrice amufashe ku rutugu amukorakoraho rwose ubona ari kumuha keya. Adeline ati bino byo kurya biraryoshye, ati ni ubwa mbere kuva twamenyana unteguriye ibyo kurya bya mu gitondo. Fabrice ati ahubwo ndumva ni ukuri nshaka no kugutamika, ndumva rwose ntanakugaburira. Adeline ati hoya wikwigora rwose ibyo wakoze birahagije. Adeline arahita abwira Fabrice ati none se sheri, ati nindi gutekereza ngo wakongera ngahamagara wa mukobwa twabanaga maze nkamusaba imbabazi rwose nciye bugufi nkareba ko yandeka ngasubira kubana nawe. Fabrice ati kubera iki se ahubwo ugomba kumusaba imbabazi? Adeline ati nyine urumva ibintu wambwiye rwose nibyo, iyi nzu yibanamo n'undi muntu dushobora no kuba tumubangamiye. Fabrice ati hoya impamvu nakubwiraga ntabwo nari nzi ko mushuti wanjye azabyakira neza, none kuva rero yarabyakiriye neza nta kibazo afite, oya rwose nta mpamvu ufite yo kugenda, guma hano kugeza igihe tuzabonera inzu yacu. Adeline ati inzu yacu? Fabrice ati cyane, ati tuzashaka inzu yanjye nawe twitonze maze tugende tuyibanemo, ati we gukomeza rwose kwibana, ati ndagukunda cyane ku buryo rwose numva nta n'impamvu yo kongera kukujya kure. Aba ari kuvuga ibi maze Adeline agahita areba hirya agaseka, ibyo kurya biba byenda kumukora kubera guseka. Aba ari guseka uyu musore kuko aba ari gutekereza impamvu rwose iri kumutera ibi byose. Aba ari kuvuga ati byanze bikunze ubu ya mafaranga yumvise kuri telefone niyo ari kumutesha umutwe agatuma akorera ibi byose. Wa musore w'umushuti wa Fabrice rero we mu gitondo ajya ku kazi maze akajyana impano akayishyira Joyce, aragenda akayimuhereza maze Joyce ati none se ko mpaye impano uyu munsi habaye iki? Uyu musore ati nyine iyi mpano
ni iy'ubukwe ni uko gusa natinze kuyiguha ariko uyu niwo mwanya nari mbonye. Joyce ahita yishima maze agahobera uyu musore rero aramufata cyane akanga kumurekura. Joyce rero ahita arakara akamwiyaka cyane akamureba nabi, maze uyu musore agahita amubwira ati yari impano gusa, ubwo rwose umunsi mwiza. Joyce ahora rero asigara arakaye ari kwibaza kuri uyu musore. Kwa Alan rero arataha agasanga wa mukuzine wa Joyce yageze mu rugo aramusuhuza, maze uyu mukobwa agahita abwira Alan ati ndabona rwose umeze neza nk'ibisanzwe, umeze neza cyane. Joyce ubwo nawe avuye mu gikoni ati rega umugabo wanjye mwitaho, ati hari undi muntu se ndeba, ati niwe wenyine nitaho. Alan ati cyane rwose uba wampaye keya. Bahita bahoberana maze Alan ati reka mbanze njye gukuramo imyenda no kongera gukaraba numve rwose meze neza, ubundi nze tuganire twitonze. Uyu mukuzine wa Joyce ati Alan wakoze cyane ni ukuri kunyemerera kuza hano. Alan ati ariko ntacyo nakoze, uri famiye nyine ugomba kuza wisanga. Amara kujya mu cyumba rero maze uyu mukuzine wa Joyce agahita abwira Joyce ati harya mukora mariage Alan we ntabwo yambaye impeta y'ubukwe? Joyce ati yarayambaye. Uyu mukobwa ati ariko ubu ngubu ndebye ku ntoki ze mbona ntayo yambaye, none se yaba yarayishyize he? Joyce ati ati se nibyo wavugaga? Ati urumva nyine iramurya ku rutoki, ati buriya rero wabona yongeye kumurya maze akayikuramo, ati umubiri we rwose ntabwo uramenyera iriya mpeta. Uyu mukobwa ahita abaza Joyce ati none se niko yakubwiye ko imurya maze akayikuramo? Joyce ati cyane. Uyu mukobwa ati ariko nyine ubona atabyizeye, atemeye neza rwose ibyo baba bamubwiye. Joyce rero amara kugenda maze uyu mukobwa agahita avuga ati ariko nyamara ibi bintu rwose harimo ikibazo, numva ntizeye ko ibyo yavuze ari byo. Fabrice rero we urukundo arugeze kure, aba ari mu masaha y'umugoroba abantu bari kuva ku kazi, aba yabonye neza rero ko Adeline ariyo masaha avira ku kazi, afata rero indabyo maze agatangira kuzinyanyagiza inzu yose. Ahita agenda agapfukama imbere y'urugi, aba ategereje neza ko Adeline ari buze kuko aba yiteguye rwose kumwambika impeta maze akamusaba ko bazabana ubuziraherezo. Aba apfukamye maze akumva ibirenge biri kuza akagira ngo niwe, akitegura akimeza neza impeta akayifata neza, ati kubona rero akabona ni wa mushuti we winjiye. Uyu musore ahita abwira Fabrice ati hoya nizeye ko ibi bintu utabinkora, ati ibi bintu rwose nizeye ko atari njyewe wabikoreye, ati nizere ko utabinkora. Fabrice nawe ahaguruka yiruka ati hoya, ati rwose urumva nabigukora kuko, ati ibi bintu ntabwo nabigukora. Uyu musore we yagize ubwoba agira ngo niwe Fabrice yaragiye guporopoza, umutima uba wamuvuyemo. Fabrice ahita amubwira ati hoya ntabwo nabigukora ni ukuri, nari niteguye ko ari Adeline. Fabrice ahita abwira uyu musore ati ibi byose nari nabikoze kubera Adeline, nari nzi yuko ari ugiye kuza. Uyu musore ahita abwira Fabrice ati hoya rwose ntumbwire, ati none se ubundi Adeline si wowe washakaga gukatira, none se ubundi habaye iki kugira ngo ube rwose utagikeneye kumukatira ahubwo noneho uri kumuporopoza? Uyu musore abwira rero Fabrice ati mbwiza ukuri tunici turabizi kandi tubanye igihe kinini, mbwira impamvu iri gutuma uri gukorera ibi bintu byose Adeline kuko rwose ndabona bitangaje. Fabrice ahita amubwira ati mba rero mbwiza ukuri kose, ati Adeline ureba kuriya ni ikirombe cya zahabu kigendera, ati ntakubeshye buriya rwose meze nk'umuntu watomboye muri jackpot, ati Adeline ureba ahangaha ni banke yigendera. Uyu musore ati none se ibyo mbwira ntabwo ndabasha kubyumva, bimeze bite? Uriya mukobwa adasa umukobwa usanzwe nk'abandi bose? Fabrice ati hoya, ati uriya mukobwa afite imitungo myinshi cyane iwabo bamusigiye, rero
bavuze yuko kugira ngo aze gukana iyo mitungo agomba kubanza gushaka umugabo, kuko uwo mugabo ariwe ugomba kuzamufasha kujera ibyo bintu byose. Uyu musore ahita avuza induru ati tubaye abakire karabaye, ati uzi ko neza tubaye abakire. Fabrice ati ngaho ntekereza mfite hegitari 350 z'ubutaka mu mujyi, ati urumva amafaranga arimo, ati banza nzahita ahari ngura n'indege nzajya ngendamo simbizi, ati nkaba mfite amafaranga menshi cyane atabarika. Uyu musore ahita amubwira ati uzi ko neza Imana itwibutse, ati uriya mukobwa ndumva kuko ari imari, niba ibyo uvuze ariko bimeze. Fabrice ati nuko bimeze, tekereza ko noneho atari nawe wabimbwiye, njyewe nabyiyumviye abivuga kuri telefone, nta nubwo yashakaga ko mbimenya, niyo mpamvu nahise numva ko ibi bintu ari ukuri nyako. Baba bakiganira rero, maze Adeline akaba arinjiye. Fabrice ahita apfukama vuba vuba, maze n'ubundi agahita amusaba ko yazamubera umufasha. Adeline rero ahita avuga ati yego rwose, yego ndabyemeye kuko nanjye ni inzozi zanjye. Bahita bishima rero maze bagahita barahoberana umwanya munini. Adeline rwose aba yishimye, uyu musore nawe yishimye, bose bari guseka. Maze uyu mushuti wabo atereka mbafotore amafoto y'urwibutso uyu munsi tutazawibagirwa n'umunsi n'umwe. Adeline ati ni ukuri uyu munsi nari mutegereje. Fabrice nawe ati ceceka, njyewe sinjye rwose ndose nkwambika impeta kugira ngo uzaba uwanjye akaramata. Joyce rero aba ari kumwe na kuzini we mu gikoni bari guteka, maze uyu mukobwa akabaza Joyce ati none se wiyumva ute kuba warashakanye na Alan? Joyce ati Alan ni umugabo mwiza cyane, numva ndi umunyamahirwe kuba mufite mu buzima bwanjye, ntakubeshye numva nyuzwe rwose, ndishimye kandi ndanezerewe. Uyu mukobwa ati none se Joyce ukora iki kugira ngo ibyo byose bizarambe? Joyce ati nyine umugabo wanjye mufata neza, mwitaho, ndamutekera neza, menya ibyo kwambara bye, ati kandi rwose mpora nanjye mwishimiye, ati rero nkora ibishoboka byose rwose kugira ngo birambe. Uyu mukobwa ati none se wumva ibyo bihagije? Joyce ati niko mbitekereza. Uyu mukozi niwe ati umva ntabwo rwose ibyo bihagije habe na buhoro, ati kuba umugore mwiza wita ku mugabo ukora n'ibindi byose ntabwo rwose bikubuza yuko umugabo wawe yaguca inyuma, ati akajya kureba hanze, ati umugabo wanjye wa mbere namukoreraga ibyo byose wavuze nta na kimwe nkuyemo, ariko rwose ntibyamubujije kujya yigira hanze akajya kureba abandi bakobwa. Joyce ati ariko ni ukuri ntabwo nari nshatse kukwibutsa ahahise hawe, ati gusa nyine rwose Alan atandukanye n'abo bantu bose uvuga, Alan ibyo bintu ntabwo yabikora. Uyu mukobwa ati niko natekerezaga nanjye nkimara gukora divorce umusore twahuye, natekerezaga ko rwose nashyira n'intoki mu ziko nkitwika, nemeza yuko ari umwana mwiza cyane adashobora kunca inyuma atampemukira, ati ariko natunguwe n'ukuntu yantaye habura ibyumweru 2 gusa ngo dukore ubukwe, agahita yigira hanze akisangira famiye ye, sinongere kumubona. Ati icyo gihe nibwo nahise menya ko nta mugabo wo kwizerwa. Ati rwose Joyce ndakubujije ntukagire umugabo n'umwe wizera, habe n'umugabo wawe ntukamwizere, ahubwo jya umuhozaho amaso ndetse n'amatwi, uhora umucunga cyane. Joyce rero yumva izi nama bari kumugira zitari kwinjira neza, maze agahita abwira uyu mukozi niwe ati yego nabyumvise, ati twakomeza se tugakora ibyo twakoraga? Uyu mukobwa ati yego nta kibazo twabikomeza. Ku rundi ruhande rero Fabrice na Adeline baba bavuye gusohoka, baba bishimye bafatanye agatoki ku kandi. Uyu musheri wa
Fabrice aramubwira ati ni ukuri mukunzi ndishimye cyane rwose kubw'uyu mugoroba. Fabrice ati bwari bwo buryo bwiza bwo kugira ngo duserebure fiyansaye yacu. Ati ndumva nanjye nishimye cyane. Ati gusa ndifuza ko rwose twakora ubukwe vuba, tugakora ubukwe bworoheje nyine ibintu bidakanganye ariko tugakora ubukwe. Adeline ati oya ntabwo byashoboka. Ati yego tugomba gukora ubukwe vuba ariko nanone ntabwo ari ubukwe bworoheje. Ati kubera yuko ati nyine iwacu gusaba no gukwa ni ibintu rwose bitwara amafaranga kandi ahagije. Atuzi yuko igihe mperuka kureba byasabaga rwose miliyoni 5 kugira ngo umuntu akore ubukwe bwo gusaba no gukwa iwacu. Ati cyane cyane noneho ko twebwe kugira ngo bazananyemerere ko mfata biriya byangombwa ni ukuba narakoze ubukwe nyine ubukwe nyabukwe bugaragara atari ubukwe bwo kwikiza, kubera ko dukoze ubukwe nk'ubwo bw'abantu bakeya bagira ngo ni ibintu nikoreye nyine ntabwo bwari ubukwe nyabukwe. Fabrice ati none se ko ayo mafaranga ari menshi cyane ubwo twayakura hehe? Urabona ari njyewe nta mafaranga afite kandi nawe nuko, ubu se twagira dute? Adeline ati ho ibyo ntabwo ari ikibazo, twasaba n'ideni cyangwa twareba ubundi buryo tubikoramo, kubera yuko rwose nimara kubona iriya mitungo yanjye tuzahita tuba abakire ba mbere muri uyu mujyi. Ati ikindi kandi n'umwavoka wanjye yambwiye kuba nambitswe impeta ndi kugenda ntera intambwe nsatira iriya mitungo yanjye. Fabrice ati urebye imitungo yawe rwose ntabwo nyirambirijeho ariko ni ukuri ndumva nifuza kubana nawe kandi vuba byihuse. Gusa nyine reka ibyo byose uvuze tuzabitekerezaho maze turebe uko twabigenza. Gusa nyine Fabrice abasigaye atanga keya zirenze, abasigaye atekera Adeline, akamutegurira amazi yo koga, akamutegurira imyenda yo kujyana ku kazi, ndetse n'igihe atashye akamukorera akamasaje k'umubiri wose. Mbese abasigaye amwitayeho mu buryo bwose bushoboka, abasigaye amuhora hafi amuganiriza, nyine ubona ko rwose urukundo rushyushye. Kwa Arani ho rero, Arani aba ku kazi aba ari mu masaha y'umugoroba cyane, maze agaparika imodoka mu gipangu ariko akaguma mu modoka aba ari kuri telefone ari kuvugana n'umuntu. Wa mukozi rero wa Joyce arebera mu marido maze akareba Arani ari kuvugira kuri telefone, agakomeza akamwitegereza, akomeza guhamagara Joyce ariko Joyce ntiyitabe. Igihe rero Joyce atahiye, uyu mukozi nawe ahita amubwira ati ndakubwiza ukuri umugabo wawe rwose utangira umucunge cyane, ati kubera ko ashobora kuba asigaye aguca inyuma. Joyce ati kubera iki se kandi? Ati byagenze bite? Uyu mukozi ati uzi ko uyu munsi yatashye akaguma mu modoka ari kuvugira kuri telefone kandi yavuganaga n'undi mugore. Joyce ati utabeshye wari uri hano mu nzu nawe ari hari hanze mu modoka maze umenye ko yavuganaga n'umugore? Ati muri se niwe wabikwibwiriye? Uyu mukobwa ati hoya ntabwo ari we wabimbwiye, ariko njyewe nzi kureba umuntu rwose niyo yaba ari kure cyane nkamenya ko ari kuvugana n'umugore cyangwa n'umugabo. Joyce rero ahita aseka ati oya rwose nawe wikabya, ntabwo Arani yanca inyuma, ndamwizera kandi 100%. Uyu mukobwa ati nyamara ntaho uri gupfira, ni akazi kawe rwose, komeza umwizere. Fabrice rero we yicaza wa mushuti we maze akamubwira atumva nkubwire ati rwose mfite ibibazo, ati nifuzaga ko twakora ubukwe vuba na Adeline maze nkegukana iyi mitungo, ariko nanone haracyari ikibazo kandi gikomeye. Numvise bisaba amafaranga menshi cyane, tekereza ko numvise bisaba miliyoni 5 zose. Ni amafaranga menshi ntashobora gupfa kubona. Uyu musore ati none se ubundi ibyo bintu koko urabyizeye 100%? Fabrice ati ndabyizeye, sinakubwiye se ko atari Adeline wabimbwiye, nabyiyumviye kuri telefone, ikindi kandi yampaye n'umwavoka w'iwabo turavugana rwose, ni ndabyizeye 100%.
uyu musore rero ahita amubwira ati ubu rero tugiye kuvugana, uzampa kuri ubwo butaka uzampaho hegitare 10 kugira ngo nanjye ngushakire amafaranga. Fabrice ati hoya, nzaguha 5. Uyu musore ati ndakubwiza ukuri, niba utazampa 10 reka rwose nkwihorere, ubundi ugende n'ubundi uyishakire. Fabrice ati nta kibazo nzaziguha. Ati hegitari 10 se ubundi muri hegitari 330? Nta kibazo, ati nzaziguha, ngaho ushaka amafaranga. Uyu musore ahita amubwira ati rero amafaranga yose nari narizigamye ngiye kuyaguha, noneho njye no ku kazi nake inguzanyo yo ku mushahara, maze rwose duteranye amafaranga yuzure, ubundi ugende rwose ukore ubukwe, gusa uzahita umpa hegitari zanjye 10 kandi umpe n'amafaranga ngomba kuzishyura iyi nguzanyo ndetse n'ayanjye uyansubize. Fabrice ati ntuhangayike, ibi rwose nzabigukorera. Bahita rero bakubitana mu ntoki bati ubwo nyine diro iruzuye, ubwo tugomba kubikora kandi neza. Joyce rero we rwose kuzine waba umugeze kure amuteramo umutima mubi. Abari mu masaha yo mu gitondo Joyce wamaze kwitegura agiye ku kazi, maze kuzine we agahita amubaza atugiye ku kazi. Joyce ati yego. Ati none se Arani ari he? Joyce ati nyine yagiye ku kazi. Uyu mukozi nawe atamubwira ati ariko ubundi nkwibarize, kubera iki Arani ari utwara imodoka ku kazi aho kugira ngo abe ari we witwara? None se buriya niwe uyikeneye cyane kukurusha, ubundi we n'umugabo nyine yakabaye yiyaranja, ariko mu by'ukuri ni wowe wari utega tagisi ugiye ku kazi, kubera iki ataguha imodoka? Joyce ati hoya, ntabwo n'ukuri mba nikeneye, ikindi kandi akazi kanjye nake biratandukanye cyane, rero we rwose niwe uyikeneye kundusha, niyo mpamvu mureka akaba ari witwara, njye nta kibazo gutega tagisi, ntabwo bimbangamiye, nta nubwo rwose bimvuna. Uyu mukozi niba ati nyamara rwose ntabwo ari byo, umugabo wawe arikunda cyane, ntabwo aguha agaciro, ni wowe wakabaye utwara iriya modoka nawe maze akagenda muri tagisi. Gusa ibi bintu byose aba akomeza kugenda abwira Joyce, nubwo Joyce aba yerekana ko ntacyo bimubwiye, ariko mu by'ukuri hari ibiba rwose bigenda bimusigara mu mutwe, aba agenda agira agatima kabi ku mugabo we umunsi ku munsi. Ku mugoroba rero Arani arataha, maze Joyce akamureba ku ntoki agahita abona ntabwo yambaye impeta. Noneho Joyce ahita atomboka atumva ati impeta yawe iri hehe? Arani ati iri mu mufuka, iranjya ku ntoki, niyo mpamvu rwose mba nayibitse. Joyce atumva ntuzongere kumbeshya ibyo bintu, ntabwo ndi umwana, uba wayibitse kugira ngo ubone uko ujya kunca inyuma nta muntu ubimenye. Arani ati none se urakomeje, ntabwo ari burage? Joyce ati nta burage mfite, abagabo bose nuko mwabaye, muhisha impeta kugira ngo muterete abantu batazi yuko mufite abagore. Ahita rero rwose ararana umushiha. Buracya mu gitondo rero, maze akabwira Arani ati ndashaka kujya ku isoko. Arani ati nta kibazo. Joyce ati umva, ndashaka rero urufunguzo rw'imodoka kugira ngo nigire ku isoko. Arani ati none se ko rwose ngiye ku kazi kandi ukaba wari usanzwe no muri witegera tagisi, kubera iki atari ko wabigenza? Joyce ati uyu munsi ingoma zahinduye imirishyo, uyu munsi ndashaka imodoka nawe utege tagisi, ndashaka imodoka nigire ku isoko. Arani ahita amubwira ati okay, ati nta kibazo ndayitega rwose, ngahakira urufunguzo rw'imodoka. Amara kurumuhereza, maze Joyce ati none kutampaye amafaranga? Arani ati none se mukunzi, sinakubwiye ko rwose muri iyi minsi nta mafaranga mfite? Joyce ati ubwo usigaye ufite abandi bantu yaha, ubwo ndabyumva rwose, ufite undi mugore witaho, niyo mpamvu utakimpa amafaranga, ariko ubundi usigaye umeze uti ubu nzajya nkoresha amafaranga yanjye nyamare ayawe uyabitse. Reba nko mu minsi yashize nakubwiye ngo ugure imashini yo gufura, urambwira ngo nta mafaranga ufite ngo ntituyikoreshe, kandi mu by'ukuri yarashaje. Kubera iki no kugura imashini isanzwe bikunanire? Ubundi se amafaranga ukorera yose usigaye uyashyira he? Aramusomera, noneho
Alani akareba akumirwa akibaza niba uyu ari wa mugore bashakanye, bikamuyobera. Alani rero kubera intonganya ziba zisigaye ziri mu rugo, aba asigaye atinya gutaha, aba asigaye rwose ava ku kazi agahita yigira mu kabari akinywera inzoga maze agataha atacyumva uvuze. Umushuti wa Fabrice rero we atangira processes zo kwaka amafaranga y'umwe y'ideni. Hashira iminsi rero maze akabwira Fabrice ati ya mafaranga rwose yabonetse bayampaye. Ati rero nabikuje nayo nari mfite yose nayakuzaniye kugira ngo rwose mukore gahunda ive mu nzira. Aya mafaranga rero Fabrice arayafata maze akishima cyane, ahita abibwira Adeline ati mukunzi, amafaranga yabonetse, ubu rwose ni amahoro, noneho mwatangira imyiteguro, ikindi niba ari ibyo kugura twatangira kubigura. Adeline rero ahita amubwira ati aya mafaranga nyine wowe uyampaye ubiyabitse kuri konti yanjye, uriyizi ku mafaranga, uramutse uyabitse washiduka wayakozemo, kandi aya mafaranga urabizi icyo tuyategurira. Fabrice aturanze cyane, ndamutse ngiye nko muri match aya mafaranga nataha rwose nsigaje 1/2, twatsinda tugaserebura maze yose nkayakoresha. Adeline ati niyo mpamvu nyine nshaka ko rwose uyashyira kuri konti yanjye, naho ubundi rwose twayapfusha ubusa. Fabrice ati nta kibazo, reka ahubwo mpita mbikora kano kanya. Adeline ati ubwo rero ugomba gutangira guteguza abantu b'iwanyu, nanjye ndashaka kubwira abantu b'iwacu bakitegura ko rwose tuzajyayo vuba. Fabrice ati ndetse ngewe bamwe namaze kubabwira. Adeline ati nanjye nuko, hari abo rwose namaze kubwira, gusa ni ukongera kubibutsa kugira ngo bitegure. Umunsi wakurikiye rero Adeline abwira Fabrice ko rwose agiye ku isoko kugura utuntu tumwe na tumwe. Aragenda ariko agatinda, Fabrice akabona byakabije maze agatangira kumuhamagara. Arahamagara ariko telefone Adeline ntagifate. Byirirwa gutyo rero bikageza ku mugoroba. Umushuti we rero arataha maze akamubwira ati umva, ni ukuri Adeline ntabwo ari kunyitaba guhera mu gitondo. Umushuti we ati ubwo ngubwo ari ahantu hatari amanetiwaka, ibyo ni ibintu bisanzwe, igihe aza kubibonera araguhamagara cyangwa utegereze aze kuza. Bategereza rero Adeline ariko bakamubura. Buracya mu gitondo rero uyu musore rwose aba yihebye, yabuze uyu mukobwa atari kumwitaba kuri telefone. Adeline amwoherereza message kuri email ati umva, ubu rwose nagiye nibereye Germany. Ati ibintu byose wankoze burya byose nari mbizi. Cya kiganiro wagiranye na mushuti wawe umunsi nza gusaba icumbi naracyumvise, numvise ukuntu amafaranga yose naguhaga nta kibazo na kimwe wari ufite, ahubwo wabaga ushaka kuyandya. Ati numvise n'ukuntu utankunda wari ugiye kunkatira. Ati ibyo byose rero nkimara kubyumva nanjye nahise ntekereza ko nagutekera imitwe maze nanjye nkazatwara amafaranga yawe. Ati niyo mpamvu nahise rwose nigira inama yo kujya kuri telefone maze nkakubeshya ko mfite imitungo. Ati ibyo byose nakubwiye nta na kimwe mfite, amafaranga yawe rero nayajyanye, nagira ngo nkwereka ko atari wowe uzi ubwenge wenyine kuri ino si, burya abantu bose bazi ubwenge, nanjye ndabufite. N'ikindi gihe ntuzongere gukinisha umukobwa ushaka kumurira amafaranga. Niba ukeneye amafaranga haguruka ukore, shaka akazi ukore, naho ibyo kwirirwa urya amafaranga y'abakobwa byo ntabwo byavamo. Fabrice asoma iyi message maze akenda gusara, ata umutwe rero akabura icyo gukora n'icyo kuvuga. Aragenda rero akegera wa mushuti we maze akamubwira atumva, atuzi yuko Adeline yanyandikiye message ngo ubu ngubu ngo yibereye Germany. Ati ubwo uvuga ko n'ubukwe butakibaye. Atekereza ko bya bintu byose yatubwiraga ari ukutubeshya. Ati nuvuga ko ya mitungo ntayo afite n'ibintu byose ntabyo afite.
Uyu mushuti we ati amahirwe tugize namwe gusa ni uko n'ubundi ibi byose bimenyekanye mutarakora ubukwe ngo ya mafaranga uyapfushe ubusa. Ati ahubwo tukivuga ibyo ngibyo ya mafaranga agenda uyakure kuri banki uyanzanire, dore n'ubundi icyo yagombaga gukora ntabwo akigikoze, maze nyasubizeyo. Fabrice ati nyine ikibazo nyamukuru ni icyo ngicyo, amafaranga yose Adeline yayajyanye. Uyu musore ati ariko uri kwikinira? Ati none se yajyanye gute? Ati nyine Adeline yarambwiye ngo ninyamuhe kugira ngo ntayapfushe ubusa aba yabitse, ati yose yayajyanye nta n'igiceri cy'icumi kivuyemo. Uyu mushuti wa Fabrice umujinya waramwishe, maze buri kintu cyo gukora ahita asimbukira Fabrice aratangira aramuhondagura koko kugira ngo yimare umujinya. Ati ubuse koko amafaranga y'abandi nzayishyura iki? Ati aya madeni nafashe nzayishyura iki? Ati nsigariye aho nta n'igiceri cy'icumi nsigaranye kubera wowe rwose wagize ubwenge bukeya. Aramuhondagura ariko Fabrice akamubwira ati nyine niyo wagice se ko n'ubundi utayabona, ati tegereza ubwo rwose ni ukuzashaka amatike maze nkajya kumushakira muri Germany tukareba ko yayatwishyura. Ku rundi ruhande ariko Joyce abona ko rwose urugo rwe ruri kugenda rusenyuka buhoro buhoro. Atangira gutekereza neza maze akumva amagambo kuzine wamubwira niyo rwose agenda amwangiza mu mutwe. Aricara rero akabwira uyu mukuzine we ati umva rwose nkubwire ndagukunda urabizi, nta nubwo ari ukukubahuka ariko rwose uri kunyangiza mu mutwe. Ibintu byose wambwiye byatumye urugo rwanjye rusenyuka, nsigaye mfite imibanire mibi n'umugabo wanjye kubera amagambo yose wagiye umbwira. Ahari utayambwira ntabwo rwose mba naratangiye kugenda nitwara nabi. Umugabo wanjye ndi kumubura mureba kandi nakubeshya umugabo wanjye ndamukunda cyane. Uyu mukozi niwe aramubwira ati nanjye ndagukunda cyane niyo mpamvu rero nakubwiye biriya byose. Joyce aramubwira ati ndakwinginze niba koko nkunda nk'uko ubivuga mbabarira umvire mu rugo unsigire amahoro n'umugabo wanjye nongere ndebe ko rwose urugo rwanjye narugarura, naho ubundi ndi kumutakaza mureba. Uyu mukozi nawe aramubwira ati nibyo se koko wabitekerejeho urumva nkwiye kukuvira mu rugo? Joyce ati cyane, ndakwinginze ahubwo binkorere rwose vuba, ejo mu gitondo ubyuke ufate ibintu byawe wigendere, niba ari n'ikibazo cy'amafaranga umbwire ngo ayo gukodesha hoteli, ariko mvira mu rugo nongere ibintu byanjye mbishyire ku murongo. Uyu mukozi ahita amubwira ati rwose niba ari uko bimeze reka ahubwo ngende nonaha, ntabwo rwose narindira, reka mpite nigendera. Joyce ati urakoze kunyumva. Joyce rero asigara yicaye muri salo, umugabo we rwose ntabwo aba agishaka gutaha, aba asigaye yirarira mu nzoga gusa. Joyce rero aguma muri salo maze akajya akabona imodoka y'umugabo we yinjiye mu gipangu, ariko ategereza ko Arani asohoka agaheba, akabona rwose Arani yagumye mu modoka nta kintu na kimwe ari gukora, ntaryamye mu modoka, ntabwo ari kuri telefone. Joyce arakomeza agategereza maze iminota ikaba myinshi, agera akigira inama yo kujya kumureba. Aragenda maze akicara mu modoka akabwira Arani ati mukunzi kubera iki wamaze aya masaha yose wicaye hano? Arani ati nakubeshye rwose singishaka gutaha, ati ntonganya zo mu rugo ndazirambiwe, mba mbizi ko ninza n'ubundi ari umuriro turi bugurukane hasi hejuru, ati rero mpitamo kwigumira mu modoka aho kugira ngo rwose nze mu nzu maze twesurane. Joyce ahita abwira Arani ati erega nawe rwose wabigizemo uruhare, tekereza ubu ngubu waretse kumpa amafaranga ntukimpa amafaranga yo guhaha nk'uko yampaga kera, ikindi kandi wakuyemo impeta yawe, ubwo si byo byose urumva bitagomba gutuma ngukeka? Arani atumva rero nkubwire ni uko utigeze umpa umwanya wo kugusobanurira. Iyi mpeta uhora unshinja, muganga wacu yambwiye ko rwose urutoki rwanjye rufite ikibazo, maze ansaba kuba nyikuyemo kugeza igihe ruzakirira nkabona kongera kuyambara. Ati niba unabishidikanyaho wamwihamagarira ukamwibariza. Ati naho icyerekeranye n'amafaranga nkorera, amafaranga yose nahembwaga nari ndi kuyubakisha inzu,
wa munsi wa anniversaire bantinza ku kazi nari nzi ko ariyo surprise ngomba kugukorera maze nkakwereka iyo nzu yacu itagira uko isa nari nujuje kugira ngo rwose tuyitahe uwo munsi gusa nanone ntabwo byakunze. Joyce yumva ibi bintu byose maze agahita yifata ku munwa ati hoya ntumbwire ko iki gihe cyose nakwibeshyagaho, ntumbwire ko nakurenganyije bigeze aha kandi ibintu byose wakoraga byari iby'umumaro kuri twebwe. Ati rwose mugabo mwiza mbabarira nazize kumva inama mbi zuriya mukuzine wanjye. Ati kubera ko rero yasenye yafashe ibintu byose byamubayeho araza byose abigira nkaho nanjye aribyo bigomba kuzambaho, nanjye ndamwumva numva inama ze. Alan ati none se niwe wakugiraga inama? Joyce ati yego, niwe wambwiraga ngo impamvu utambara impeta buriya uri kunca inyuma, ngo impamvu utinda buri gihe uri kumwe n'abandi bagore, niwe wakomeje kumbwira ibintu nyine akabinshyira mu matwi nanjye bigira koko binjyamo ntangira kugukeka kandi ntarigeze ngukeka na rimwe mu buzima. Alan ati mbese nuko byagenze? Ati nukuri mukunzi rwose ndakubabariye kuko ndagukunda cyane, sinigeze nguca inyuma, sinigeze nanabirota. Inshuro zose natindaga gutaha kenshi nabaga nibereye mu modoka, gusa nyine nawe nizere ko ubibonyemo isomo. Ubutaha ntuzongere na rimwe kujya wumva ibintu abantu bakubwira, jya utegereza ubyibonere n'amaso yawe kuko rwose inama abantu bakugira mu rukundo akenshi ziba ari izo gusenya. Burya mu rukundo buri wese areba ikimufitiye umumaro. Joyce ati yego rwose mukunzi ndakumva cyane. Ahita rero ahobera umugabo we ati mugabo mwiza rwose ndagukunda kandi mbabarira ukuntu nagiye nguteragura hejuru nkakubwira amagambo mabi nkagucunaguza, ndakwinginze rwose kuba naragushinja ibintu utakoze, ibyo byose ndakwinginze bimbabarire. Alan ati ndakubabariye rwose kandi ndagukunda ariko ubutaha rwose ujye ushishoza umenye ibigufitiye umumaro kuko ndagukunda cyane. Ninjye nawe ubudatandukana tuzatandukanwa n'urupfu nk'uko twabivuze. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba kandi ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.